Yesu niwe jambo ry'ubuzima. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere aranditswe ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Dore jambo ry'ubuzima uhereye mu gitabo cy'itangiriro ukageza mu byahishuwe muri Bibiliya yera. Dore uko Yesu agaragara mu gitabo cy'itangiriro, umuremyi n'imbuto y'umugore. Mu gitabo cyo kuva Yesu agaragara nk'umwana w'intama watangiye kugabanyabyaha. Naho mu Balewi ho Yesu agaragara nk'umutambyi mukuru. Ngiye mu gitabo cyo kubara nsanga Yesu ari we nyenyeri yo mu bwoko bwa Yakobo. Ndakomeza mu gutegeka kwa kabiri nsanga Yesu ari undi muhanuzi nka Mose. Mu gitabo cya Yosuwa ho hagaragara ko Yesu ari we mugaba w'ingabo z'Uwiteka. Dukomeje mu gitabo cy'abacamanza, umucamanza mukuru ni Yesu. Mu gitabo cya Rusi hagaragara ko Yesu ari we mucunguzi wo mu muryango. Mu gitabo cya Samweli hagaragara ko Yesu ari we mwami w'abami. Mu gitabo cy'abami n'ingoma hagaragara ko Yesu ari we mwami w'ijuru n'isi. Mu gitabo cya Ezira hagaragara ko Yesu ari we ukwiriye. Mu gitabo cya Nehemiya hagaragara ko Yesu ari umwizerwa. Mu gitabo cya Esiteri arabivuga we, Yesu ni uw'igiciro. Mu gitabo cya Yobu, Yobu ubwe yarabihamije aravuga ati, umucunguzi wanjye ariho kandi azahagarara mu isi. Iyumvire uko muri Zaburi havuga Yesu, uwahiriwe umwana w'Imana, uwabambwe, uwazutse, uzagaruka, uzima nyiramashimwe. Mu gitabo cy'imigani hagaragara ko Yesu ari we bwenge. Mu gitabo cy'umubwiriza hagaragara ko Yesu ari we bwenge watawe. Indirimbo ya Salomo inyemeza ko Yesu ari umukunzi wanjye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya hagaragara ko Yesu ari umucunguzi w'iminyamibabaro. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya hagaragara ko Yesu ari umwami w'ukiranuka kwacu. Mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya hagaragara ko Yesu ari umunyamibabaro ku bwacu. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli hagaragara ko Yesu ari uwicara ku ntebe y'umwami. Mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli hagaragara ko Yesu ari ibuye rimenagura. Mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya hagaragara ko Yesu ari umwami ukomeye Dawidi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli hagaragara ko Yesu ari umwami w'ingororano. Mu gitabo cy'umuhanuzi Amose hagaragara ko Yesu ari umutabazi wa Isirayeli. Mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya hagaragara ko Yesu ari umucunguzi wo ku musozi Siyoni. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yona hagaragara ko Yesu ari umucunguzi wahambwe akazuka. Mu gitabo cy'umuhanuzi Mika hagaragara ko Yesu ari uwiteka Imana. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu hagaragara ko Yesu ari we buhungiro bwo ku munsi w'umujinya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki hagaragara ko Yesu ari we fatiro ryo kwizera. Mu gitabo cy'umuhanuzi Sefaniya hagaragara ko Yesu ari we buhungiro bwo kwezwa n'urubanza. Mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi hagaragara ko Yesu ari we mwungeri wajanjaguwe. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya hagaragara ko Yesu ari we shami. Mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki hagaragara ko Yesu ari we zuba ryo gukiranuka. Aho ari mu isezerano rya kera, reka twumve no mu isezerano uko bavuga Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo havuga ko Yesu ari umwami w'Abayuda. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko havuga ko Yesu ari umugaragu w'Imana. Mu butumwa
bwiza uko bwanditswe na Luka havuga ko Yesu ari umwana w'umuntu utunganye. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana havuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa havuga ko Yesu ari umwami wazamutse. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma havuga ko Yesu ari ukiranuka. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino havuga ko Yesu ari uwa mbere mu bazutse. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino havuga ko Yesu ari uwarindiye icyaha ku bwacu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya avuga ko Yesu ari we herezo ry'amategeko. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso avuga ko Yesu ari we ntwaro zacu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi avuga ko Yesu ari we mugabo utumara ubukene. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi avuga ko Yesu ari usumba bose. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike avuga ko Yesu ari umwami uzagaruka. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike avuga ko Yesu ari umucamanza w'isi uzagaruka. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo avuga ko Yesu ari umuhuza w'abantu n'Imana. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo avuga ko Yesu ari we nyiramakamba yose. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito avuga ko Yesu ari umucunguzi kandi Imana ikomeye. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Filimoni avuga ko Yesu ari ubana natwe mu nzu y'imbohe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo avuga ko Yesu ari we shingiro kandi wuzuza kwizera. Mu rwandiko rwa Yakobo avuga ko Yesu ari umwami nyiringabo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero avuga ko Yesu ari ibyanditswe ku bahanuzi bo mu isezerano rya kera. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero havuga ko Yesu ari umucunguzi w'akababaro kenshi. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana havuga ko Yesu ari ijambo ry'ubuzima. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana havuga ko Yesu ari intego ya Antikristo. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana havuga ko Yesu ari ukuri kwigiza umuntu. Mu rwandiko rwa Yuda havuga ko Yesu ari umurinzi w'abizera. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe havuga ko Yesu ari umwami w'abami, umutware w'abatware. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu ariyo masengesho y'abera, nuko baririmba indirimbo nshya bati: uyu tuvuga ni Yesu Kristo wahozeho kera kandi uzahoraho, mu mwakire mu mitima yanyu. Amen. Iyi ni korali Umunezero mu itorero rya ADEPR mu Rwanda, mu itorero rya Kabaya mu karere ka Ngororero. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.